ejo nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo ariko ubwo yavuze batatu ushobora kuba bari na 30 ahubwo bana barashakanye ababyeyi babo barabashyingiye ndetse babafashije no barabubakiye babahaye basangiye ibyo bafite abantu babiri bananirwa kubana bate ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mvira ni iki habaye iki ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari ariko se abantu ntibareba mu maso bakaganira bakavuga ati ibyo bintu ntukwiriye ntuzasubire ndetse n'ejo yasubira bakafata ariko ubushize bityo ariko se urava aho ugiye handi udasanga ibibazo nk'ibyo wenda kuri busange ibiri hanyuma ibi bikurusha aho ngaho ariko well that's the simple logic of it ariko behind it tekereza ingaruka iyo bibaye ku couples ebyiri eshatu enye eshanu 10 zingahe mu gihe kimwe berega ubu igihugu cyarangiye cyahaguye igihugu noneho avuga kirahagwa ariko these are things that are manageable ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana mwemera n'amasengesho byo mwabisengeye da mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukakibona niba mutabeshye koko niba ibyo mutwigisha ibyo tuvuga niba namwe mubyemera cyangwa aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge
uwo mujinya, iyo nabi cyangwa kugirana nabi ni iki? Ubundi uvana iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family, and in the end the nation needs to be in harmony. Ibyo rero bijyanye n'uburemere twikorera buri muntu wese, every individual should find themselves carrying this burden, but which they should use to get good results. Niko ubundi ibyo rero ni tubishyiramo imbaraga, igihugu cyacu abanyarwanda, abaturarwanda, tukarangwa n'uwo mutima, ngira ngo igihugu cyakomeza gutera imbere mu nzira nziza, ndetse isomo twavanye mu mateka mabi ntituripfusha ubusa ku buryo gusubira mu mateka mabi byashoboka kubera ko twarangaye cyangwa tutitaye kuri ibyo ngibyo twize. Ibyo rero ni nabyo no mu buyobozi bw'izindi nzego za politiki, za leta, uwo muco nawo niwo abantu bagerageza kugira ngo dushyire imbere. Politiki gusa yitwa politiki idafite kompasi iyiyobora, idafite ibingibi bishingiraho, values, fellowship, ntabwo twatera imbere neza uko bikwiye. Ngira ngo rero nanone mbashimire cyane kandi mbizeze ko hariho gufatanya na buri wese kugira ngo twubake imiryango yacu, twubake igihugu cyacu uko bishoboka, hanyuma tujya twibuka nyine ko hari imico, hari kwemera, hari byadufasha muri iyo nzira. Musigarane amahoro y'Imana. Turabashimiye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika.